Hello guys, wakibaza ati kuki dutangire muri message? Dutangire message ngira ngo nkwereke ko maze kwakira amafaranga 115 kuri momo yanjye. Dore amafaranga 115 ahantu ari. Ibintu ni byanyabyo. Iyi ntago Reddit ni momo mobile money nawe murabibona. Dore ngaya amasanga yamaze kuyakiriraho. Dore nayo turiho kano kanya. Aya mafaranga wakibaza ngo nayakoreye ute? Kuyakorera nta kundi nagira ngo nawe mbasangize nayakoreye kuri platform yitwa Good Job micro bayita Rwanda micro job site. Ahangaha ndi kugenda muri Chrome, gusa kuyikoresha byo birasaba kumanza gukanda muri link iri muri comment nawe ukayinjiza amafaranga, nubwo amazu umunsi atarangeraho gusa ariko azahagera. Ngubu ngubu urabona ngewe nabikuje nandi 200 nabwo naye nayakirayo, aracyari muri pending. Dore ngaya aracyari muri pending, aya ngaya yabaye completed, naye naramaze kwiba gusa birakora n'umunsi umwe amafaranga yawe akakugera bakubeshya ngo nako kanya ntabwo bibaho. Rero durire muri comment nkwereke uburyo wakoramo.